Muri ubu buzima tubayemo hari benshi barara amajoro bashaka kuba abasitari ariko bikanga. Ariko uyu mwana byamusabye amasegonda 5 ngo abe amaze kuba ikimenya bose bitewe na video yafashwe ari muri korali ari kuririmba. Uyu mwana wari umaze imyaka 2 muri korali, ntabwo byamusabye igihe kinini ngo abe amaze kuba icyamamare. Byari ku munsi w'icyumweru yagiye gusenga muri misa, we na korali ye nk'uko bisanzwe barahagurutse baraterura bararirimba, ariko uyu Nshimiyimana Alex ijwi yazamutsemo n'iryari risanzwe kugeza aho bamufashe video igasakara ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakazipostinga henshi, abantu bagakunda video y'uwo mwana wari uri kuririmba bidasanzwe, ari muto cyane afite ijwi ridasanzwe, abantu bifuza kumumenya. Umwana bikimenya bose abicyamamare, ibitangazamakuru byinshi byifuza kujya kureba umuryango wabo barebe se uwo mwana abaye hate. Natwe uyu munsi twifuje kumumenyaho byinshi. Uyu mwana ubundi yavutse ryari, mu buzima busanzwe abaye hate, byagenze gute ngo ajye muri korali, ese ubundi afite intego yo kuzaba iki? Uyu munsi tugiye kumenya byinshi kuri uyu mwana umaze kuba ikimenya bose, wazamutse mu ijwi nka mutagatifu. Njyewe uba waguteguriye bino byegeranyo nitwa Jean Paul. Iyi ni Jean Paul TV show. Nukanda aho ngaho handitse subscribe ugakanda like, uraba ubaye umunyamuryango wacu, ujye ubona ibyegeranyo binyura hano bya buri munsi. Nugenda ugasiga udutima muri comment, uyu mwana uraba umweretse urukundo. Kandi nimba hari icyo mwifuzaho cyangwa se hari inkunga wenda kumutera, turaza gusiga nimero y'iwabo muri comment. Nimba ubishaka uzabahamagare muvugane, nawe ugira icyo wafasha uriya mwana ubayeho mu buzima bugoye tugiye kukubwira. Ubundi uyu mwana amazina yiswe n'ababyeyi Nshimiyimana Alex, yavutse mu mwaka wa 2018, avuka ari umwana wa 9, uretse ko mo hagati hari umwana witabyemo Imana, ubu nyine abatunze ari abana 8. Uyu mwana avuka yabayeho mu buzima bwari bugoye, ku buryo no kumubonera iby'ibanze byo kumutunga byari bigoye cyane. Uyu mwana yakuriye mu buzima bwari bugoye cyane, kugeza aho nyina yamuhekaga akajya guca inshuro ngo arebe uko yabona ibyatunga bakuru be, ndetse abona ibyo kurihira abanyeshuri bari imbere ye bavutse mbere ye. Niko bagendaga mu giturage bashaka aho bakora akazi ngo bahinge, ariko bikagenda byanga. Umwe akazamuka imisozi yo mu majyaruguru, imvura imunyagira, ahetse uno mwana mwakunze. Ngo uyu mwana mwakunze bigoranye yaje gukura, agejeje imyaka 5 nibwo yaje kwinjira muri korali. Yinjira afite impano idasanzwe, abantu baramwishimira, ndetse n'uwabayoboraga aramwishimira, amuha inshingano zo kuririmba ijwi rya tenori. Uyu mwana yageze muri korali agaragaza gukora cyane, biganatuma bamushyira imbere ngo afashe abandi kwitinyuka. Ubu kugeza uyu munsi wa none, uyu mwana mwakunze yiga mu mashuri abanza mu mwaka wa 3. Ngo uyu mwana yumva ko nibikomeza kugenda neza ngo azibera padiri. Uyu mwana mwakunze kubera ubuzima bugoye abayemo iwabo, ngo imyenda ajyana ku ishuri, inkweto ajyana ku ishuri nizo yongera agasubira nawe bukeye bwaho, ngo yewe iyo myenda ni nayo ajyana gusenga. Ngo uno mwana iwabo kugeza uyu munsi aracyabayeho mu buzima bugoranye, kugeza aho nyina ari uhinga akanajya guca inshuro kugira ngo abone ibibatunga, ngo anabone ibyo kurihirira abakuru be ngo babashe kwiga. Ngo uyu mwana yabajijwe igihe aheruka kurira umuceri, ngo yashubije agira ati mperuka kurya umuceri nka nyuma y'amezi 5 ashize.
urumva ko ari ubuzima bugoye uno mwana abayemo. Ngo uyu mwana wamamaye nka Mutagatifu, ngo ibyamamare dufite mu Rwanda nka Bruce Melody, The Ben, Israel Mbonyi, ngo abo ntabazi, ngo ahubwo we uwazi ngo ni Theo. Nyina w'uyu mwana wamamaye nka Mutagatifu, ngo icyo asaba abanyarwanda ngo ni ugusengera uno mwana agakomeza gukura neza, bakanamufasha kumurera, ngo agakomeza kwiga neza, ngo ntibizagarukire hano usanga abanyamakuru bari kuza kumusura gusa, ngo ahubwo bizanagere kure, ngo abashe nko kuba yasohora n'indirimbo. Uyu ni umwana umaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda, wamamaye nka Mutagatifu. Tuganye ku musozo w'iki cyegeranyo. Nimba wagikunze ukande subscribe ujye ubona ibindi nk'ibi ngibi. Nimba ukunda uno mwana uze gusiga udutima muri comment. Iki cyegeranyo wagikunze ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha.